Ni live kabisa 5 kwa 5 turi gukurikirana ubukwe bw'ababyeyi n'ubukwe bwanyu n'ubukwe n'ibindi bigiye bitandukanye mugenda munkurikirana kuri YouTube channel yanjye Ningabirano Comedy abatawuzi mwese muraza kububona hahiye muraza kubukurikirana live amafoto menshi ku mugoroba araza kubageraho n'abantu munkurikirana ku mbuga zanjye muraza kubibona umugira ikibazo rero ubu n'ubukwe n'umunsi w'ababyeyi n'umunsi wo kwishima ahantu hose uri wigurira akantu hagiye gushya mu kanya Akamundi ko uswame n'umugabo akuye umugabo yamusezeranye kuzamujyana n'abantu bose ari umuhanga mu makuba y'amazuba cyangwa urwaye kuzamukunda kandi zamubeka yo kwirinda Imana nyiri ubuntu budashira amina ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana kadusezeranye izina ry'Imana Data na Mwana izina ry'Imana Data na Mwana Ikimenyetso mwambitse ikimenyetso cy'urukundo kadusezeranye ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Zero mahoro makuba y'ubuzima cyangwa urwaye uzamukunda kandi uzamubeka byose kugeza gupfa Maria Chantal Mukanzaga mbere yego hanze z'umuntu washyizwe mu ngabo amusezeranye kuzamutera abana bose y'umuhoro mu makuba y'ubuzima cyangwa urwaye uzamukunda kandi uzamubeka byose kugeza gupfa Imana y'ubuntu budashira ni kubisezeranya mu bijyanye n'ubuhamya rwa Kiliziya n'abasenga mu ishuri mutagatifu none bityo Imana bambaye hamwe umuntu ntakagitandukanye amina Atanasi Habyarimana yuko Maria Jose aramubera umugore kwiheba maze ntungezwe ryawe inkono y'inaguruye nikarabenga mu basumba umukura